bakunzi bo kumumba official turabashubuje tubaye ikaze mu biganiro byacu ndasubiza hose badukurikira mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba iburengero bwabyo ndasubiza hose badukurikira mu mujyi wa Kigali ndasubiza hose badukurikira mu bihugu by'abaturanyi mu Burundi Uganda Tanzania Congo Kinshasa Congo Brazzaville ndasubiza hose badukurikira bari ku mugabane wa Aziya umugabane w'Uburayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu munsi wa none rero twagarutse muri wa mwanya twahariye abastari cyangwa se abantu bamenyekanye bafite ibigwi bitandukanye ushobora kureba ukigiraho ugendeye ku buzima bwabo. Kenshi hari abo dufata nk'ibyitegererezo haba ari mu mafilimi mu ndirimbo atari uko dushaka kuba abaririmbyi cyangwa se abakinnyi b'amafilime ahubwo dushaka kumenya ubuzima babayeho ibyo kibagiye bakura mu nzozi zabo n'ibindi bitandukanye. Hari benshi babona abastari cyane abo mu bihugu byateye imbere nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukabona uburyo babayeho ugakeka ko wenda byaba biterwa nuko baba barakuriye mu buzima bwiza cyangwa se barize amashuri menshi. Nyamara siko bimeze kuko abenshi muri bo bahuye n'ibibazo bikomeye mbere yuko bagera aho bagera ubu. Urugero rwa hafi ni urw'umugabo witwa Sylvester Stallone benshi bita Rambo cyangwa Rocky wamamaye cyane ndetse ufatwa nk'umwe mu bakinnyi ba sinema ibihe byose nkuko bigaragaza n'urubuga rwa actor.chao.ka rukorera mu gihugu cya Kenya. Inkuru y'ubuzima bwa Sylvester Stallone yuko aba igihangange ni imwe mu nkuru ziteye agahinda z'ibyamamare bya Hollywood. Sylvester Stallone ni umukinnyi wahangayitse mu buryo bwose bushoboka. Hari igihe yahuye n'ibibazo by'ubukene ku buryo yigeze kwiba imikufi n'ibikomo by'umugore we arabigurisha. Byaramukomeranye ku buryo yanabayeho atagira icumbi kuko yamaze iminsi 3 arara aho bategera imodoka muri New York kubera kubura ayo kwishyura inzu ndetse no kurya ari ikibazo gikomeye kuri we. Yewe yanatekereje nuko yagurisha imbwa ye kuko ntacyo kwigaburira yari afite. Yaje kuyigurisha ku madolari 25 gusa y'amanyamerika ndetse mu buhamya bwe yivugira ko yatashye arira. Nyuma y'ibyumweru 2 nibwo yagize amahirwe yo kubona umukino w'iteramakofe hagati ya Muhammad Ali na Chuck Wepner. Uwo mukino ukaba ari watumye agira igitekerezo cyo kwandika filimi yamenyekanye ku isi yose ariyo Rocky, filimi bakunda kumwitirira. Script y'iyi filimi yayanditse mu gihe cy'amasaha 20. Ayirangije atangira gushaka uburyo yayigurisha. Yaje kubona kompani iyikunze ndetse bifuza kuyigura ku madolari 125. Gusa we akasaba ikintu kimwe gusa, ko yaba ari we mukinnyi muri iyo filimi ari umukinnyi w'imena, main actor. Iyo studio yamwamaganiye kure bamubwira ko bidashoboka kuko atarazwi. Bashakaga umuntu uzwi cyangwa se umustar uzabasha gutuma iyo filimi icuruzwa cyane. Bamubwiye ko babona ari umugabo usekeje ndetse n'uburyo avuga bisekeje. Icyakurikiyeho witwa Stallone yafashe script ye arisohokera. Nyuma y'ibyumweru bike baramuhamagaye bamusaba ko bamwongeza amafaranga bakamuha amadolari 250 kuri iyo script. Arabyanga ndetse bigeza naho bamuha 350 nabyo arabyanga. Ikibazo cyari cyakindi bashaka ko abaha filime ariko ntayikinemo. Nawe ntiyabikozwe kuko yashakaga gukina muri iyo filimi byanze bikunze. Byaje kurangira studio yemeye ko akina muri iyo filimi ariko bakamuha 35 gusa. Ibyakurikiyeho nuko filimi Rocky yaje gukundwa bidasubirwaho ndetse itwara ibihembo bitandukanye kandi bikomeye bya Oscar ndetse akaba yarashyizwe ku rutonde ahatana n'ibyamamare n'ibihangange nk'umukinnyi mwiza. Iyi filimi yaje gufatwa nk'imwe muri filime nziza z'ibihe byose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyitwa American National Film Registry. Tugaruke nyuma gato yuko Stallone abonye ayo madolari yakuye mu kugurisha script, yifuje kongera gusubiza imbwa ye kuko yayikundaga cyane. Byamufashe iminsi 3 atarahura n'uwari warayiguze.
babonanye Stallone yagerageje kumubwira uburyo yakundaga imbwa ye n'impamvu yatumye ayigurisha, bityo asaba ko yayisubizwa. Umugabo yanze kumusubiza iyo mbwa, bigera naho Stallone amugereka $1,000, ariko umugabo amubera ibamba. Biragoye kumva uburyo kugira ngo abashe gusubirana imbwa ye byamusabye gutanga $15,000 mu gihe yari yayigurishije $25 gusa. Ubu mu mateka ya sinema benshi bazi uyu mugabo nka Rambo. Ni umwe mu bakinnyi bakomeye ba filime kandi binjiza akayabo ka za miliyoni nyinshi z'amadolari. Yavuye kure Habi kandi yageze kure Heza, kuko atigeze acika intege kandi akaba yarigiriye icyizere, akihagararaho agakomera ku nzozi ze. Iri ni isomo rikomeye ry'ubuzima. Ushobora kuba mu bibazo bikomeye, abantu bakifuza umutungo wawe ariko wowe batagushaka. Kugira ibitekerezo byiza n'ubumenyi bwinshi ubwabyo ntibihagije, ahubwo kugira inzozi nziza kandi zikomeye, ukiha intego ndende y'icyo ushaka kugeraho, nicyo cyaba gikomeye. Ni kimwe mu bintu bizagufasha kugera kure wifuza. Nuramuka wemeye gutanga ibitekerezo by'ubwenge bwawe mu buryo budakwiye, nuramuka wemeye gutanga ibitekerezo by'ubwenge bwawe mu buryo budakwiye, uzabyicuza. Nyamara niwemera gukorerwa ibindi byose ariko ukanga umuntu ukandagira inzozi zawe, uzaba uharwanya ikigabo. Ni wowe wenyine uzi icyo wifuza kugeraho. Komeza utumbire inzozi zawe, uhakanira abashaka gushyira akadomo ku nkuru y'ubuzima bwawe. Kuzo ku muhiremunanaofficial rero, iyi ni inkuru ya Sylvester Stallone. Ni inkuru irimo inama ikomeye cyane, inama yo guhamba ku nzozi zawe no kwirinda umuntu wahonyora inzozi zawe. Bakunze ku muhiremunanaofficial rero, turabashimiye. Dushimiye bakanda subscribe, like, comment, share. Dushimiye udahwema kudukurikira no kutwereka cyangwa se ukaduha ibitekerezo bitandukanye no kutwereka icyo twakora kugira ngo dukomeze tubagezeho ibyiza byinshi. Hasta la vista.